cya mama umurimo TV Rwanda ukuzaniye filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva isaha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera iki babyumvishije kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze Ngoga ku rundi ruhande Ngoga ntabyara abana n'umugore we Deborah ariko aramusuzugura bikabije. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera bizagenda bite kandi nta muntu nigeze mbibwiye. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi ukagenda ukabifata uko wishakiye. Uyu munsi rero ugomba kubona ukuri kwanjye. Ese Deborah ko akomeje gusuzugura umugabo we azakomeza byihanganire? Ese Roger ko abwiye ko ibyo ari gukora bidahagije arakomeza kubabaza Naomi? Ese Naomi we ibi arakomeza kubyihanganira? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Ntacyo reka mureke niko nushaka uzambwiza ukuri. Nase ko wicaye hano mvuga mu cyumba hashyushye nzahanga kugira ngo mve kibuza ko akayaga kangera. ariko nawe uba wiyanditse ibintu niyo niro nayo ubwawe iragutwika. Ucishamo cyangwa n'igitenge mu mabere utora akayaga. Sibyo? Ikindi umwe n'amazi menshi ndabizi urayanga kandi njya numva bavuga ngo ababyeyi batwite amazi abagirira akamaro. Uzanira amazi ariko cyangwa ntibikugore nta kibazo ndabona nayo. Sesira cyanyishisha aya ntabwo mubishisha nuko nyine mba numva nta muntu n'umwe nyine nshaka kuvuna hejuru y'ibyabaye kandi ari njye wabigizemo uruhare. oya ntugatekereze gutyo. Yego nk'uko wabivuze cyangwa nk'uko wari ubizi ntabwo tuvukana ariko njye ntabwo byakuraho yuko hagira umuntu muri njye. ese ubu numara kumenya ukuri kose reka kwirirwa wivura ikindi wo kukwanga umuntu arakwanze kera ngira ngo urabizi. Intambara nyinshi twagiye ducamo urabizi uburyo twari tubanye. Ntabwo rero ikindi kandi ndakuruta ndakuruta icyo wankorera cyose mwe kukwihanganira kuko uri muto kuri njye. Rero niwirirwe wumva yuko ari ukungura reka muzanira amazi umwe. Wariye se? ntabwo nari kumva nanabishaka. None se nukomeza kwicisha inzara bizagenda gute? ntabwo mba n'umucunsha. Kare ushaka kuzabyara akana kadafite ibiro. Koko isimbi natanywa amazi azabyara umwana udafite ibiro. Duhurira aha hasi muri comment tubivugaho, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Ariko ngiye kuba nakubwira tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite? Ese ko twabonye uriya musaza Papa Kamarade arimo abwira uriya muzamu bazanye kwa Rugema ati nubona Kamarade cyangwa Emile yamuhaye amafoto nuramuka uyabonye uzabashe kuba wambwira mbere yo kugira undi umenyesha ashaka kuba yakora iki. Ba Kamarade cyangwa Emile baramutse bageze hano mwa runo rugo uyu musaza ashaka kuba yakora iki? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese urukundo rwa Sylvie ndetse n'uyu musaza wari bagiza rurangirwa ruraza kuba rwakomeza? Nabyo turaje tube
twabirebera hamwe. Ese Kanyana we agahinda karaza gushyira ryari yemere ko musaza wa Iribagiza bamumutwaye adateze kuba yakundana nawe uriya musore Rurangirwa? Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese ibindi bintu byabashe kuba byaza muri ino filimi? Ese Cyusa we araza kuba yavugisha Iribagiza kubera ko Cyusa afite agahinda nawe ko kuba adaherukana na Iribagiza? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri komenti utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, nurangiza nuba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe naryo urikandeho. Nimba nta jambo ryanditseho subscribe uri kubona ukande kuri ako kantu ka like kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi twamaze kubona ko hari abantu babasha kuba batwitirira bakabasha kuba bakababeshya ibintu ntibize hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, ariko iyi niyo channel ya nyayo itanga amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko niyo urebye niyo ifite abasubscribers benshi mu zindi channel zose zibikora zabashije kuba zatwiyitirira. Rero urabe ushishoza ukande subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye umenyeshwa amakuru agiye kuba yakurikira. Rero uyu musaza Papa Kamarade impamvu itumye arimo ahata uyu mukozi ibibazo amuha amategeko mwa runo rugo, nuko tumaze kuba twabona ko uyu musaza muri episode igiye kuba yakurikira ba Kamarade baramutse baje hano mwa runo rugo baba bamuzaniye wa muti wa kabiri kugira ngo azabone uko awuha Iribagiza, kubera ko uyu musaza ntabwo yigeze agambanira ba Iribagiza, ahubwo ashaka ko yamuvura neza, ashaka kuba yacisha ibintu mu buryo bikamera neza, kubera ko yaje hano kwa Rugema yaje yijijisha ziriya mpapuro z'imitungo yahaye Rugema ntago ari izanyazo, ahubwo yari ari kugira ngo yigarurire icyizere cya Rugema azabashe kuba yagera hano mwa runo rugo. Rero yabashe kuba yahagera, biriya byose mwabonye Rugema ajya kuba yatora umuti mu cyaro. Uyu musaza yari yahamagaye Kamarade na Emile, nibo babashe kuba bamufata. Yari imipango yose y'uyu musaza kugira ngo Rugema abashe kuba yafatwa, abashe kuba yagera yabacika, byose byari imipango yabo, ariko umuti babashiye kuba bawubona. Ariko ba Kamarade bo ntago barasobanukirwa, ntago muzehe yabasobanuriye ko uriya ari we muti wa kabiri. Ese muzehe araza kuba yabibabwira? Byose turaza kuba tubireba hano muri iyi filime. Ariko impamvu wabonye arimo abwira uriya mukozi wa Rugema ati aba bantu babiri ugomba kuba wabafata mu mutwe, ukajya ubyuka mu gitondo ubarepeta, ukagera nimugoroba ukibarepeta, kubera ko ari bo bantu babiri b'ingirakamaro uyu musaza akeneye bonyine kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa ibi ngibi uyu musaza yabashe kuba yakora, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi. Nimba uyu musaza wari waranamurakariye uvuga ati ndamubabariye, wandikemo ndamubabariye. Kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira bakabasha kumva igikorwa kizima uyu musaza agiye kuba yakora, kubera ko niwe ugiye kuba yaha umuti wa kabiri Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira. Uri kumva rero ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza agiye kuba yakora hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abantu bari baratangiye kuba bamurakarira nibajye muri comment bavuga ati ndamubabariye, kubera ko niwe muntu nyine ugiye kuba yavura Iribagiza. Niyo mpamvu mwabonye arimo abwira uyu muzamu hano mwa runo rugo kwa Rugema, ari we uri kumuha amategeko ati Kamarade na Emile nibaza, kubera ko bafitanye gahunda, azabashe kuba ari we yamenyesha kugira ngo ajye gutora uriya muti mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo azabone uko awuha Iribagiza yibuke. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza agiye kuba yakora hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Twari tuzi ko yagambanye, ariko iyi episode igiye kuba yakurikira ibintu bigiye kuba byaba uburyohe. Nimba nawe uri kubona ko ibintu bigiye kuba byaba uburyohe, jyaho hasi muri comment ushyiremo ibintu byabaye uburyohe, kubera iyi episode tugezeho ibintu bigiye kuba ibindi bindi, ariko ntago ari byo twabashiye kuba twabona muri filimi Inzira y'Umusaraba gusa, kubera ko twabonye ko uyu musore Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa
Kanyana ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kubera ko ari bo bantu bari mu rukundo. Urabona ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Urabona ko rero Rurangirwa n'uyu mukobwa Kanyana batangiye kuba baba mu bantu bafite urukundo rwinshi cyane, nabo bagiye kuba bakora urukundo rwiza. Ariko se uriya mukobwa Kanyana we ibye biraza kuba byagenda gute? Byose turaza kuba twabireba. Ariko urabona ko uyu mukobwa Sylvie ndetse n'uyu Rurangirwa urabona ko baberanye cyane. Noneho icyiza cyabo ni uko bagiye kuba bava mu miryango imwe. Umwe afite mushiki we ugiye kuba yazashaka Cyusa, undi akagira musaza we ugiye kuba yazashaka uyu Rurangirwa. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byamera neza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko aba bantu bagiye kuba batanga urugero rwiza rw'urukundo, kubera ko twamaze kubona urukundo rwa Cyusa ndetse na Iribagiza rwatangiye kuba rwazamo ibintu byinshi byatumye rutagenda neza. Ariko urabona ko urwa Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa Sylvie ibyabo bigiye kuba byamera neza cyane. Ese Kanyana we ibye bimeze bite? Rero Kanyana twamaze kuba twabona ibintu ibye ahantu ari, ibye byo bigiye kuba byavamo isosi ye yaguyemo inshishi, kubera ko ari mu gahinda kenshi kuko uyu musore yabashe kuba yamukatira. Kanyana ntago arimo ariyumvisha ko Sylvie ariwe wabashe kuba yakegukana uyu musore. Ariko ese Kanyana ibye bizarangirira hehe? Umujinya we afite, kandi ari umuntu usenga wizeraga Imana. Ariko byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uyu munota tukiri kumwe, nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Nimba naryo uri kubona ushyireho like, nimba like wayisizeho ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, yuko iyi filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane kurushaho, kubera ko tumaze kubona ibintu bigiye kuba byakurikira ko ari ibintu byiza cyane. Ibiraza kuba byayiranga, abantu benshi baraza kuba bayishimira, muraza kuba mwatungurwa kubera ko tugiye kubona ko Iribagiza namara kuba yanywa umuti wa kabiri. Uyu muti rero uzagera hano mwa runo rugo, uzahagera bigoranye ariko uzahagera kubera ko uriya musaza Papa Kamarade yabashe kuba yabipangana ba Kamarade ati bazabashe kuba bawuzanire hano mwa runo rugo. Rero niyo mpamvu mubona uriya musaza arimo aratanga amategeko menshi cyane ayaha uyu muzamu wa hano kwa Rugema, kugira ngo azabashe kuba yamubwira mbere, abashe kuba yajya kuba yatora umuti wa kabiri kugira ngo avure Iribagiza. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane Imana igiye kuba yakora kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakira ibintu byose, abashe kuba yakibuka umuntu wamwiciye ababyeyi. Ese koko biraza kuba byakunda? Nimba tubashe kuba twagerana hano, jya muri comment uvuga ati amena, kubera ko Imana igiye kuba yakora nyine ibitangaza, Iribagiza abashe kuba yakanguka. Uri kumva rero tutavuze amena twaba duhombye cyane, kubera ko Iribagiza nabasha kuba yakanguka filimi yacu izaba irushaho kuryoha. Iribagiza akibuka ibintu byose. Gukanguka ndi kuvuga ni ugukanguka ubwonko nyine, agahita yibuka ibintu byose Rugema yabashe kuba yamukorera, akabasha kuba ageze ahangaha atibuka umuntu waba waramwiciye ababyeyi. Ariko namara kuba yanywa uyu muti wa kabiri, Iribagiza azahita yibuka buri kintu cyose. Uyu musaza rero mu musengere abantu bazi gusenga Imana kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza vuba. Ba Kamarade bazabashe kuba bazana uriya muti wa kabiri, batarabasha kuba basobanukirwa ibintu byanditseho, kugira ngo bazabashe kuba bawuzana bawuhe Iribagiza abashe kuba yakira, kubera ko uriya musaza mbere yuko bafata Rugema yari yabwiye Rugema ko agomba kuba yazana uriya muti hano mwa runo rugo, akabasha kuba yawufata akaba ari we uwangiza. Ariko yahise amubwira ko hari ikindi kintu yabasha kuba yawukoresha kugira ngo awangize, agomba kuba yawukoresha icyo wagenewe. Uri kumva ko icyo wagenewe nyine ni ukuvura Iribagiza, yari guhita avura Iribagiza. Rero abantu batari babashe kuba basobanukirwa, mujye muri comment muvuga ati ndasobanukiye, kubera ko ibintu bikomeje kuba byaba uburyohe cyane. Iyi episode tugiye kuba twageraho
ibintu bigiye kuba byaryoha cyane kurushaho uko twari tuzi. Iyi filime Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaba nziza cyane kurushaho uko ibindi bintu biragenda bikurikira byose, uragenda ubasha kuba wabimenyeshwa hano kuri ino channel. Mwibutsa ko iyi channel niyo y'ukuri itanga amakuru abasha kuba yaza muri filime Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kigiye kuba cyaza. Ikimenyimenye nuko ariyo ifite n'abasubscribers benshi cyane babashije kuba basobanukirwa. Nawe nimba ubashe kuba wasobanukirwa, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ukande like kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu. Utange n'ibitekerezo byawe aho hasi muri comment. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi dukomeze filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, bikomeje kuba byaba ibindi kubera ko filimi yacu igiye kuba yarushaho kuba yaryoha nyine, ikarushaho kuba yazana ubwiza bwinshi cyane, igiye kuba yakiyongera. Abakunzi bayo rero nimubashe kuba mwacikwa iyi episode igiye kuba yakurikira. Ariko Kanyana we ibyo ntago bibashe kuba byakoroha kubera ko afite agahinda kenshi yuko Sylvie yamutwaye umukunzi, ariko Kanyana ntago yari yarigeze abivuga, ntago yarenganya Sylvie kubera ko uyu mukobwa yabasha kuba yabwira uriya musore basi ko amukunda, uriya musore ye nibwo yari kuba amuhitishijemo neza, akabasha kuba yasobanukirwa. Ariko Sylvie yatanze kuba yavuga ko yatanze Kanyana kuba yabwira ko uriya musore amukunda, niyo mpamvu tutarenganya uriya musore kubera ko yabashe kuba yagera ahantu bamwereka urukundo, kandi twabonye ko Sylvie akunda uyu musore cyane. Niyo mpamvu n'uriya musore twabonye ko akunda Sylvie cyane. Ese Kanyana araza kuba yamenera hehe ashaka kuba yabatanya? Ariko arimo aravuga ati inshuti ye ngo niyo ishobora kuba yamuhemukira, ariko icyo twabonye ko nuko Sylvie atigeze ahemukira uyu mukobwa Kanyana, ahubwo we bakunze umuntu ari babiri, abasha kuba yahitamo umwe, abasha kuba yamutsindira, uwo niwo barimo gukundana. Niyo mpamvu mwabonye ko uyu mukobwa Kanyana yagiye kureba umukunzi wa Sylvie, agataha yatunguwe, agataha yagize ikibazo gikomeye cyane. Ariko uyu koci arimo aramuhumuriza. Koci yabashije ko yamubwira ko abahungu ari kuri abameze, ahubwo ni isezerano Imana yamusezeranyije ritaragerwaho kubera ko uriya musore n'ubundi ko atarowe. Nicyo uyu mukobwa koci arimo arabasha kuba yamuhumuriza kubera ko ngo koci nawe yagiye ahura n'abasore benshi batandukanye bakabasha kuba bamukora nka biriya bamukoze, ariko ngo yaje kubona ko abantu babikoze hari ugiye baba bahisemo nabi, akaba ari Imana yamuciriye inzira kugira ngo atabasha kuba yakundana n'uriya musore. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane. Ese Kanyana araza kuba yagira ubwenge noneho abashe nawe kuba yakwiyumvisha ko nyine uriya musore bamutwaye? Byose tumaze kuba twabireba kubera ko Kanyana bamaze kuba bamutwara umukunzi, kandi nta n'ikindi yabikoraho kugira ngo abatandukanye. Uri kumva ko rero Kanyana ibye bigiye kuba bitoroshye, ariko icyo abantu mwabashe kumva mukabasha kuba mwasobanukirwa, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu yuko iyi filimi igiye kuba yagera ahandi hantu, igiye kuba yagera ku rundi rwego. Kandi iyi filimi Inzira y'Umusaraba tubasha kuba twayikuramo amasomo atandukanye, tubasha kuba twasobanukirwa, tukabasha kuba yazatubeshaho mu buzima busanzwe cyangwa warigeze kuba wahura nayo mu buzima busanzwe. Rero iyi filimi ibigamije kuba yatwigisha isomo runaka ribasha kuba ryabaho ku bantu benshi babasha kuba bahura naryo mu buzima busanzwe. Rero nawe nimba ubasha kuba wakumva amasomo atangirwa hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko hari abantu benshi twamaze kubona ko hano muri filimi Inzira y'Umusaraba havamo amasomo akomeye cyane, kandi tugenda tunayabonamo. Uretse ko abantu benshi batakunda kuba bakirengagiza aya masomo aza muri filimi Inzira y'Umusaraba, bakabasha kuba bakikundira amashusho, ariko ndaje kumusobanurira buri kimwe cyose kibasha kuba cyaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko uyu mukobwa Isimbi ndetse na Iribagiza bari barimo baganira, Iribagiza ashaka kuba yamenya uwateye inda Isimbi wa nyawe kugira ngo abashe kuba yamumenya, ariko Iribagiza azi ko ari Cyusa agoma, ariko ntabwo arabyemera ko ari Cyusa kubera ko Isimbi yabashe kuba yabwira uyu Iribagiza ko Cyusa yabashe kuba yamutera inda. Niyo mpamvu mubona Isimbi yari yaragiye, ariko twebwe twamaze kuba twasobanukirwa, abamaze kuba bakurikira iyi channel bamaze kuba basobanukirwa
gusobanukirwa ko isimbi iyi nda atari iya Cyusa ahubwo yashatse umuntu umutera inda kugira ngo azabone uko abana na Cyusa, ariko imipango yabashe kuba yamupfubana kwa Rugema ngo nibahagera azamumenyeshe. Nuko Kamarade na Emile nibagera mwa runo rugo bazaba bazanye umuti wa kabiri wo kuba baha iribagiza, kugira ngo rero uyu musaza ntago yigeze agambanira iribagiza, ahubwo arimo arakorana n'abahungu we Kamarade na Emile kubera ko bamaze kuba babona umuti. Niwe watanze Rugema kugira ngo abashe kuba yafatwa hariya mu cyaro, niwe wamwohereje amuta mu gatego kugira ngo abashe kuba yafatwa. Ese ibintu biraza kuba bigana hehe? Rero niyo mpamvu mwabonye arimo abwira uyu mukozi wa hano kwa Rugema ati nubabona uzabashe kumenyesha. Nuko bagiye kuba bazana uriya muti wa kabiri iribagiza azabasha kuba yanywa kugira ngo iribagiza akire. Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa, jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko iyi filime igiye kuba yagera ahantu haryoshye. Abantu bari bararakariye uyu musaza ati yagambaniye iribagiza, mwengere mujye muri comment muvuga ati ndamubabariye kubera ko ntabwo yigeze agambana, tumaze kumenya ko ahubwo ashaka kuba yavura iribagiza. uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ibashije kuba yamukoresha uyu musaza kugira ngo agere hano kwa Rugema. Ni Imana yabashije kuba yabimukoresha kugira ngo abone uko azavura iribagiza noneho ahibereye. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza, igakora buri kintu cyose kugira ngo umuntu anyure mu nzira zigoye agere aho akwiye kuba yagera, akwiye kusohoza ibyo yasezeranye n'ababyeyi ba iribagiza, jya muri comment uvuge ko amena amena cyane, kubera ko Imana nyine yabashe kuba yakoresha uyu musaza kugira ngo agere mwa runo rugo. Yemera kuba yagambana ndetse yemera kuba yabeshya Rugema, ariko kugira ngo azavure iribagiza. Yuko yashaka kuba yarya iyi mitungo yari kwirya wenyine, yuko niwe ufite impapuro zayo za nyazo yose. Uri kumva ko ntabwo yari kuba yakenera Rugema kugira ngo barye iyi mitungo yaba iribagiza, ahubwo we yari kwirya wenyine. Uri kumva rero ko yaje kuba yavura iribagiza. Abantu bamaze gusobanukirwa mujye muri comment mubashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu. Ese Sylvie ndetse na Rurangirwa ibyabo bigeze he? Twamaze kubona ko aba bantu bari mu rukundo rukomeye cyane. Sylvie ndetse na Rurangirwa batangiye kuba bakora urukundo rwiza cyane rurushijeho kuba rwiza. Twabonye ko Cyusa we na iribagiza urukundo rwabo rwabashe kuba rwaranga iyi filimi, rwari rurimo agahinda kenshi, ariko urunguru rurimo ibyishimo kubera ko Rurangirwa yabashe kuba yaza gusura Sylvie, ukabona n'abantu bishimiranye, n'abantu baberanye. Rero nawe nimba uri kubona ko Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa baberanye, jya muri comment ubashe kubivuga, kubera ko aba bantu urabibona nyine ko ari abantu beza baberanye. Ese Kanyana we yari kuba ashaka ko arimo ashaka uyu musore azabasha kuba yamubona? Rero uyu musore Rurangirwa ni umusore urimo urashakwa n'abakobwa babiri, yuko tumaze kuba twabona ko Sylvie we yamaze kuba yamwegukana, ariko Kanyana yasigaye mu gahinda gakomeye cyane, kubera ko Kanyana arimo ararira ayo kwarika, ashaka ko yazatwara uyu musore Rurangirwa. Ese azabasha kuba yamwaka Sylvie? Byose tugiye kuba twabireba. Rero abantu bafite igitekerezo kuri Kanyana mujye muri comment mubitubwire, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha, ibintu bigiye kuba byaza muri iyi episode bigiye kuba byaba ibindi, kubera tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bigiye kuba byaba byiza cyane muri rukundo rwa Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa. Urabona ko ari abantu babashe kuba baberewe cyane n'urukundo, ari abantu bishimiye urukundo, ari abantu bakundanye bya nyabyo nabyo kubeshyanya. Ese biraza kuba byagenda gute? Urabona noneho ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe uri ufite igitekerezo kuri Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa, y'uburyo urukundo rwe ruri kugenda, jya muri comment ubashe kuba wagitanga kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bibashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero hariho ibindi bintu byabashe kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, tugenda tubabwira ibintu byabashe kuba byaza mu nyuma byo muri episode twabashe kuba twareba
imbere tugahita tuza tunababwira ibiraza kuba byakurikira uburyo ibintu biraza kuba bimeze. Uyu musore Rurangirwa ibintu biraza kuba byaba, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba biraza kuba ari byiza cyane, kubera ko twabonye ko Iribagiza agiye kuba yabona umuti wa kabiri, Kamarade ndetse na Emile bagiye kuba bawuzana bakawuzanira uyu musaza kugira ngo azabashe kuba yawuha Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane, abantu bishimiye ko Iribagiza yabasha kuba yabona umuti wa kabiri. Mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga, kubera ko Iribagiza namara kuba yabona umuti wa kabiri azabasha kuba yakibuka ibintu byose Rugema yamukoreye. Rugema bahite bamuta mu butabera, kubera ko twabonye ko Rugema ari umugome cyane, ari we wabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo yegukane imitungo yabo. Ariko ibintu bigiye kuba byamupfubana, kubera ko Rugema ibintu agiye kuba yakorerwa ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka, urumva Rugema nta mahoro azaba agifite, isosi ye izaba iguyemo incishi. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo ute nabasha kuba yamenya ko uriya musaza yizera ko bari kumwe, atigeze yemera ko bari kumwe, ahubwo yabashe ko yagambanira Rugema wo kugambanira Kamarade na Emile. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo ute? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Kanyana we ibyo biraza kuba byagerera hehe, ko twabonye ko ari mu buriri arimo arira amarira menshi cyane ashaka uyu mukunzi wa Sylvie avuga ati yahemukiye Kanyana. Ese Kanyana umubona koko Sylvie yaramuhemukiye? Kandi bose barakunze umukobwa, Sylvie nabashe ko Kanyana nabashe kuba yabivuga, Sylvie akabasha kuba yakibwirira uyu musore ko amukunda. Uri kumva Sylvie twamurenganya? Jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe bya Sylvie ndetse na Kanyana. Kanyana yabashe ko yakijwindika Sylvie ati niwe umutwaye umukunzi, ariko twebwe tumaze kuba twabona ko uyu mukobwa Sylvie nta kosa yigeze akora, ahubwo Kanyana ari we ufite amakosa, kubera ko atigeze abwira uyu musore ko amukunda, akaba abashe ko yamuhemukira. Rero uri kumva ko Kanyana ari kwitera agahinda k'ubusa, ariko twabonye ko hari umuntu uri kubasha kuba wamuhumuriza. Uyu mukobwa coach yamubwiye ko ahari ugiye ari Imana yabashe kuba yabikora kugira ngo atabashe kuba yakundana n'uriya musore musaza wa Iribagiza, ahubwo iri kumutegurira undi muntu we kugira ngo bazabashe kuba babana neza. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yaryoha cyane, ibintu bigiye kuba byaba ibindi, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi byabashe kuba byatangaza abantu, kandi hano habasha kuba hatangirwamo n'amasomo akomeye cyane wabasha kuba wakigiramo, ukabasha kuba wayakoresha mu buzima busanzwe n'ahandi hose. Rero uri kumva ko filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yarushaho kuba yaba nziza cyane, ibintu bigiye kuba byaryoha. Ese mubona koko Iribagiza nanywa umuti wa kabiri Rugema ibyo bizaba bigeze hehe? Ese Fabiola ufite ubwoba bwinshi cyane avuga ati Rugema aramutse anyweye umuti wa kabiri, ibyo Iribagiza aramutse anyweye umuti wa kabiri ibyabo byaba birangiye. We na